tuje kwibuka no gusabira abana bawe, ababyeyi, abavandimwe n'inshuti bazize jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko abari hano baruhukiye hano n'abahaguye n'abandi bose hirya no hino mu Rwanda twibuka muri iyi minsi 100. Wabaremye bakunda, barema mu ishusho yawe, ubageneye kugira ubuzima busagambye. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Mata 2023 nibwo mu karere ka Kicukiro habaye umuhango wo kwibuka no kuzirikana inzirakarengane zazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ziciwe muri Leta Kicukiro. Uyu muhango wabanjirijwe n'urugendo rwakozwe mu rwego rwo kwibuka no kuzirikana urugendo rushari ruturuka muri Leta Kicukiro kugera i Nyanza, rwakozwe n'Abatutsi bagera ku 150 bishwe bakajyanwa kujugunywa mu cyobo cyari cy'imyanda. Uyu muhango watangijwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu wacanye urumuri rw'icyizere, wumvikanyemo ubuhamya bwa Kaberuka Marie Aime warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, aho yavuze ko bishwe babanje kurobanurwa hashingiye ku moko. Igerayo inyuma ye hari interahamwe nyinshi. Hari imwe rero yari ifite rato nako kupa noneho nza mvuga mama ntimfata. Iyo nterahamwe ihita ifata ya kupa irayinkubita ku maguru, ariko atari hariya hatema nk'uwakubita nk'inkoni, arankubita ku maguru ndababara, arambwira ngo kamamatwa Mahiri. Ndavuga nti mama hita n'inzara, ambwira ngo genda nugaruka ngaha ndagukubita nanjye. Iryo ni ryo jambo mama wanjye yambwiye rya nyuma. Batwicaza hari ahantu basaga nk'abatwirengeye, batwicaje rero papa yari ku murongo wa mbere, kuko nisanze hari abasirikare imbere yacu, mbona turi ku murongo wa mbere. Noneho bati mwicare, abantu baricara, twese turicara. Barangije kutwicaza bati abahutu barimo hano mushobora kuba mwibeshye, abahutu bari hano muhaguruke. Mbaza papa se niko tutahaguruka twe turi abake? Arambwira ati byihorere ndakubwira mu kanya cecekera. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Jean Damascene Bizimana yavuze ko amahanga yari yishimiye iyicarubozo ryakorerwaga Abatutsi, cyane cyane ko batiranwaga ku buryo bugaragara. Ibi bitabo byose byishimira ko ubukoroni bwashoboye gushyira mu Rwanda ubutegetsi bw'irondabwoko rya Parmehutu, bukabyishimira. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ko gutereranwa n'amahanga ntitugomba kwibona ejo muri 1994, byatangiye kera. Hagati y'ukwezi kwa Kamena na Nyakanga 1960, benshi cyane muri twe twari tutaravuka, mu Rwanda habaye amatora ahagarariwe n'Ababiligi, ari nabwo batoraga icyo gihe abajyanama ba za komine kugira ngo nabo bitoremo burugumestre. Burugumestre icyo gihe ni nabwo ishyaka rya MDR ryavutse rihindutse Parmehutu yahindutse MDR. Bivuze ko ngo yari ihindutse ikaba demokarasi igendera kuri repubulika ishoje ubwami. Ariko icyabaye muri icyo gihe cy'amatora yo muri 60 nuko habayeho gutwikira Abatutsi, bikitwa ngo nukubakanga kugira ngo babereke ko badafite uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Uko kubatwikira rero byahagarikiwe nanone n'abakoroni. Inzego zitandukanye zikomeje gusaba abantu baba bafite amakuru yaho imibiri yaba iri idashyinguye kugira ngo bayishyingure mu cyubahiro, kuko bimaze kugaragara ko hari abayihisha nk'uko meya w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa bitangaza. Gahunda y'ubumwe bimwe no mu mibereho by'umwihariko y'abacitse ku icumu, cyane cyane abafite intege nke, abangira ngo nunge mu buryo Perezida w'Ibuka yaravuze ko mu nshingano zacu dufatanije na Ibuka ndetse n'indi miryango AVEGA, AEG, JRG
n'inzego bwite za leta, natwe tuzanakomeza gukora gahunda y'isanamitima, tuzanakomeza na gahunda yegera mu buryo bwa mikoro abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bagifite intege nke, ariko ngo tubigereho ni bwa bufatanye. Tukaba dufite izindi mbogamizi twumva ko tutanacika n'intege, ko duhora tubivuga, zo kugira ngo dukomeze dukangurire abazi amakuru y'ahantu hakiri imibiri itaragaragara tuyishingure mu cyubahiro. Umwaka ushize ubwo twari hano, izi nzirakarengane ibihumbi 105 zishwe zari zahungiye muri Eto Kicukiro, zari zaturutse mu murenge wa Masaka, mu Gahoromani, Igahanga, Nyarugunga n'ahandi. Insanganyamatsiko y'umwaka 2023 yo kwibuka ku nshuro 29 igira iti kwibuka twiyubaka. Elias Dushimimana, i Kigali.